duhunga abisirayeli bazaza mu nzira imwe, Imana izabacisha mu nzira zirindwi. Ndagira ngo uyu munsi tugusabire Imana yo mu ijuru kwiyereke, Imana yo mu ijuru guha imbaraga, Imana yo mu ijuru guha amavuta. Wikomeze kuri, wikomeze uyoboze inzira, uyibaze icyo gukora, izakugira inama. Ntago yareka abantu bayo, ntago yagusiga mu kibazo, ntiyagusiga wenyine. Yesu ashimwe, Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane kubw'iki gitondo cy'umugisha, igitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tuyinezererwe. Imana ihabwa icyubahiro rero. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia. Ndashima Imana y'amahoro, Imana ishobora byose, Imana igira neza. Iki rero ni igitondo twahawe mu ijambo ry'Imana. Imana kugira ngo tubwire abantu bayo kwigira neza, ko Imana igira neza, ko Imana iyobora. Ijambo nabazaniye ndagira ngo ubwire umutima wawe, ubwire ubwenge, ubwire amaboko yawe, ubwire amaguru yawe, ubwire umubiri wawe ngo tuza uyoborwe n'Imana. Tuza uyoborwe n'Imana. Imana ikuyobore, iyobore ibitekerezo byawe, ikuyobore muri gahunda zose, ikuyobore mu byifuzo byawe. Imana ikuyobore muri iki gihe tugezemwo, ukeneye kuyoborwa n'Imana. Ndagira ngo rero ubwire na mwene so na mugenzi wawe, inshuti yawe, ngo reka tuyoborwe n'Imana. Birashoboka ko umaze igihe kinini ukora, uvuga, ugenda, utekereza, ariko ugasanga ahanini uri kusa nk'uwiyobora. Ariko ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi uyoborwe n'Imana. Turasoma ku nkuru z'Abisirayeli. Abisirayeli bayobowe n'Imana, bari muri Egiputa bahagurukayo, ngo Imana irabayobora. Rwari urugendo rutoroshye, ariko kubera kuyoborwa n'Imana hari abarurangije, hari abarushoje. Imana yabanye nabo, irabayobora, ibabwira uko bazagenda, ibabwira uko bazifata. Baremera, bemerera Imana. Hanyuma Imana ibagirira neza, isohoza umugambi wayo ku bantu bayo. Ahanini tujya tuzira kwiyobora, ugakora ikintu utagishije inama Imana, ugakora ikintu wagitekereje, wakibonanye runaka, wabonye uko babindi babikora, ntacyo bitwaye. Dushobora kwigira no ku bandi, ariko kandi twebwe abakristo tugomba kwigira ku Mana, tukayoboza Imana. Nanjye nkore ntya, nanjye ngire ntya, se Mana mbikore. Nabonye abatubanjirije, abami ba mbere bajyaga bayoboza Imana. Ubwami bwatera ubundi, umwami agahaguruka akavuga ati nimureke tubanze tubaze Imana, tuyiyoboze inzira. Witwa Dawidi yaravuga ati ntera Abafilisitiya uzabangabiza. Yoshafati ati ntere nzatabaruka amahoro. Bityo Imana ikakubwira ngo genda nzakurwanirira, genda nzabana nawe. Nigeze kubabwira ukuntu Abasiriya barwanye n'Abisirayeli, ariko kubera ko babarushaga amaboko ngo bakajya babigamba. Ariko umwami Ahabu agisha inama Imana. Imana yamubwira ngo uzatere, uzabanesha. Ati nzatere igihe ki? Imubwira isaha azahagurukira. Nuvuga ngo yatsinze Abasiriya kubera ko Imana yamubwiye, ikamubwira n'isaha, ikamubwira n'igihe. Twagiye tubibona kenshi Imana itugira inama, kandi umugambi w'Imana ugasohora, ikishakira inzira. Rero nagira ngo ubwire umutima wawe ngo tuzi uyoborwe n'Imana. Tuzi uyoborwe n'Imana, kuko umutima w'umuntu niwo umwoshya, niwo umushuka. Ariko uyu munsi ubwire umutima wawe ngo tuza uyoborwe n'Imana. Imana rero tugirire neza. Reka dusome mu gitabo cyo Kuva ibice 14. Turahera ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli bari ubwoko bw'Imana, bari abantu b'Imana, bemeye kuyoborwa n'Imana. Icyo gihe cyokora hari igihe umuntu yemera kuyoborwa n'Imana, ariko yagera hagati yabona ibintu bigenda neza, yabona ibintu bicamwo, akagira ate akabivamo.
akatana, akigira inama, akatangira guteshuka. Ariko aba Bisirayeli mu gihe cyose bagendanye n'Imana, igihe cyose bagendanye n'Imana, ntago bigeze bahura n'ibibazo, ntago bigeze batsindwa mu rugamba. Abisirayeli rero bambuka inyanja itukura nko ku butaka. Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka. Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Kubera iki barengewe? Kuko ntabwo ari ko Imana yari yabayoboye, ntiyari kumwe nabo. Abisirayeli bambuka inyanja itukura bararengerwa nko ku butaka. Bambuka inyanja nk'abaca ku butaka, nk'abaca muri kaburimbo, nk'abaca mu makaro, nk'abaca ahantu humutse. Kubera iki? Niko Imana yari yavuganye nabo. Bwira mwene so ngo tuza tuyoborwe n'Imana. Banza ureke tuyoborwe n'Imana. Banza ureke tubaze Imana. Hari umushinga ufite? Hari ikintu wumva wakora? Hari ibintu ugambiriye kugeraho? Banza uyoboze Imana. Ushobora kuba ufite n'uburyo bwo kubitangira, ushobora kuba ufite n'inzira zo kubyinjiramo, ariko banza uyoboze Imana, uvuga ngo Mana nzabana nawe nte, nzatangira nte. Nuko gerageza kuyoboza Imana inzira, Imana izakuyobora. Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka. Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Bari babakurikiye. Hari abantu baziya kwigana, hari abantu bazakora ibyo ukora bibananire, hari abazagerageza kugukurikira byange. Kubera iki? Ntabwo ari Imana yabayoboye, uzabibona. Imana idufashe rero tuyoborwe n'Imana. Umurongo wa mbere havuze ngo iki? Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli basubire inyuma, babambe amahema imbere y'Ipirahayoti, hagati y'Imidigori n'inyanja, imbere y'Ibarisefoni, uti imbere yaho hantu abe ariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Farawo azavuga Abisirayeli ati, bahabiye mu butayu, bahabiye mu gihugu, ubutayu burabakingiranye. Nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikire, nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose. Nimubabwire, nimusubire inyuma. Bari mu rugendo, bari bahagurukijwe n'Imana. Nkunda kubwira abantu kenshi, Imana ishobora kuguhagurutsa mu bucuruzi, Imana ishobora kuguhagurutsa mu gikorwa runaka, Imana ishobora kuguhagurutsa mu ivugabutumwa, Imana ishobora kuguhagurutsa mu muhamagaro yaguhaye, nyamara bigasa nkaho binaniranye, bigasa nkaho byanze, bigasa nkaho abantu bagatangira no kukwigaho, bakavuga ngo niwe wiyoboye, yari umukristo, yakoze ibyaha, bagatangira gushakisha ibyaho waba warakoze. Ariko ari umugambi w'Imana. Imana ishaka kwihesha icyubahiro, Imana ishaka kwigaragaza, Imana ishaka kugaragaza imbaraga zayo, Imana ishaka kugaragaza kuri kumwe nawe. Muririmbyi yaravuze ngo Imana yacu ni ubuhungiro, ngo ariko cyane tuyibona mu bibazo. Niho abantu babonera Imana. Cyagiye huye n'ikibazo, cyagiye abantu bavuga bati biramukomereye, cyagiye abantu bavuga ngo ntibyishoboka, ngo nibwo Imana yigaragaza. Aravuga ngo nimusubire inyuma, mubambe amahema, nimusubire inyuma. Umukristo akunda gusubira inyuma, ariko bitavuga ngo Imana yamuretse. Niyo yakuyoboye, niyo yaguhaye urugo, ushobora kurugiramo bikanga. Niyo yaguhaye akazi, ushobora kukageramo ugahura n'intambara. Niyo yaguhaye ibintu byose Imana yagushyiramo, si ukuvuga ko utabihoramo n'ingorane, ariko Imana irigaragaza, Imana iriyerekana. Farawo azavuga ngo bahabye, azavuga ngo ubutayu burabakingiranye, ariko bivuga ngo Imana ibibizi. Aho badusekera, aho bakunegurira ngo burwaye, yarwaye iki,
n'ingaruka bakagucira imanza. Imana irigaragaza ibibizi. Nanjye nzihesha icyubahiro, nzigaragariza abanyegiputa. Yesu ngo baramubajije, bamuzaniye umwana wavutse ari impumyi, ngo baravuga reka tugerageze uyu mwami wacu, tugerageze umwami w'abayuda. Baramubaza ngo mwigisha, tubwire uyu mwana ko yavutse ari impumyi, ko kuva mu nda ya nyina atigeze abona, ubu ni icyaha yakoze cyangwa ni ababyeyi be? Ngo bumvaga ari umutego, bumvaga nta gisubizo. Ariko Yesu arababwira ngo uyu mwana nta cyaha yakoze, ndetse n'ababyeyi be nta cyaha bakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Mwene data, yoboza Imana inzira, Imana izigaragariza kuri wowe. Yoboza Imana inzira, Imana izihesha icyubahiro kuri wowe. Yoboza Imana inzira. Ndagira ngo uve mu rujijo. Imana irahari, Imana irahari. Ibyo yibwira kukugirira ni ibyiza, nta bibi birimo. Yoboza Imana inzira, ntugakore ikintu utayoboje Imana inzira. Birashoboka ko umaze kugera kure, birashoboka ko umaze gusubira inyuma, ariko usubijwe inyuma nuko wagiye utayobajije Imana. Nababwiye ku nkuru za Nawomi. Nawomi ngo yahagurutse ahunga inzara, ahagurukana n'umugabo n'abana. Ariko Bibiliya itubwira ngo iki? Ngo agezeyo yahungiye, ngo inzara irashira, ariko apfusha umugabo, apfusha abana. Nyamara aza kumva ko iwabo inzara yashize, asubirayo atagifite umuryango. Bamubonye aravuga ngo nitwa Mara, Uwiteka angize ushaririye. Ntabwo Imana yaramubwiye ngo hunga, ntugakore ikintu utabajije Imana. Ushobora gushomera, birashoboka. Ushobora gutinda mu bukene, ushobora gutinda kubyara, ushobora gutinda kugera ku cyo wifuza, ariko jya ukomeza ubane n'Imana, ukomeze uyiyoboze, uyikomezeho. Ijambo ry'Imana avuga ngo kuko wankunze akaramata nicyo nzagukiriza. Iyo ubanye n'Imana ukayikomezaho nikigutabarira. Uwitwa Eliya na Elisa ngo baragendanye, kubera ko Elisa yari umugaragu wa Eliya, ngo aramureba asanga arimo umwuka w'Imana, avuga ngo sinamurekura, niba agiye turajyana. Nyamara Imana ntiyari yahamagaye Elisa, yajyanye na Eliya. Aramukurikira amubwira ati subira inyuma, Uwiteka arantumye. Avuga ngo ndakurahiye Uwiteka uhoraho, ntabwo ngusiga, ndagukurikira, ntabwo nsigara. Yari yamaze kubona iki murimo. Ntukarekure Imana, ntukave imbere yayo, ntukave mu gakiza. Agakiza karimo byose. Imana iziheshereza icyubahiro muri icyo kibazo, Imana iziheshereza icyubahiro muri ubwo burwayi, Imana iziheshereza icyubahiro muri uwo muhamagaro, Imana iziheshereza icyubahiro muri ako gakiza. Ntukifatikanye n'abandi, ntugakore ibyo abandi bakora, jya ukora ibyo Imana ishaka. Mwene data, nje kugira ngo nkubwire ngo yoboza Imana inzira. Sinzi aho ugeze, sinzi ubuzima uhagazemo, ariko Imana yo mu ijuru irakeneye ko uyoboza inzira. Umurongo wa 24 havuze ngo iki? Mu gicuku cya nyuma, mu gicuku cya nyuma, uyu ni Uwiteka. Iri ni ijambo ry'Imana. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba. Imana iritamurura ku Bisirayeli. Farawo yari amaze kuvuga ngo ubutayu burabakingiranye, Farawo yari amaze kuvuga ngo ubutayu burabamize, ariko ngo mu gicuku cya nyuma cyagiye ibintu bikomeye, ngo Uwiteka yitamurura mu nkingi y'igicu, mu nkingi y'umuriro, ngo aritamurura. Hanyuma umurongo 25 havuze ngo iki? Akura inziga ku magare yabo, bituma akururuka aruhije cyane. Abanyegiputa baravuga bati duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka barengeye. Akarwanya abanyegiputa. Duhunga Abisirayeli kuko Uwiteka barengeye. Ingabo nyinshi zizaguhunga. Imana yari itamuruye, bari mu kibazo. Farawo yari kubavuga ati muraje murebe, ubutayu burabamize, burabakingiranye, barahabye. Abantu bavuga ko wahabye ni benshi, abantu bavuga ko wataye umurongo ni benshi, ariko komeza wikomeze ku Mana, komeza uyibaze icyo gukora, komeza uyoboze inzira.
barahabye, ariko ngo mu gicuku cyanyu Uwiteka aritamurura, ngo abanyegiputa baravuga ngo duhunge Abisirayeli, bazaza mu nzira imwe, Imana izabacisha mu nzira zirindwi. Ndagira ngo uyu munsi tugusabire Imana yo mu ijuru kwiyereke, Imana yo mu ijuru guha imbaraga, Imana yo mu ijuru guha amavuta, wikomeze kuri, wikomeze uyoboze inzira, uyibaze icyo gukora, izakugira inama. Ntago yareka abantu bayo, ntago yagusiga mu kibazo, ntiyagusiga wenyine. Ndagira ngo ngusengere Imana muri iki gitondo, uhure n'Imana mu bundi buryo, uhure n'Imana ikwiyereke. Ntago yaguhamagariye kukubabaza, gakiza yaguhaye niko gakomeye, yaguhaye agakiza, yatanze umwana wayo w'ikinege, yabuzwa n'iki kumuguhana n'ibindi byose. Iri ni ijambo ryawe Kristo, mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti ndarisengeye. Mana, komeza aba bantu biyereke, yereke uyu mubyeyi, yereke uyu mugabo, yereke uyu musore, yereke uyu mukobwa, mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Bamara ubwoba, batinyure, bahe kubana nawe. Hari uwumva yayobewe, uyu mugore byamuyobeye, uyu mugabo byamuyobeye, uyu musore biramuyobeye, ariko uri Imana ishobora byose. Rambura ikiganza, itamurure Mana, itamurure Kristo, itamurure Papa, itamurure kuri uyu muntu. Yasiri bone foya, urakarama, mukize iyi ndwara, mukize iki kibazo, mukure muri rideni, mukure muri aya mayobera, murengere, mwiyereke, mukure umwijima imbere. Uyu mukozi wawe wahagurikijwe nawe, mwiyereke, itamurure, wari witamurura Abisirayeli ngo abanyegiputa barahunga, hagira ibimuva imbere, hagira ibimuhunga, hagira ibimubisa. Urakoze Yesu, ndagushimye, bagirire neza. Kiza uyu muntu urwaye, kiza uyu muntu ufite ibibazo, kiza uyu muntu ushobewe, rengera ubu bwoko bwawe. Urakoze, komeza umurimo wawe, wishyigikire, wagure Mana, shyigikira igihugu cyacu, shyigikira abakozi bawe, shyigikira abashumba, shyigikira abakristo, abaguhanze amaso bose, reka bakubone. Mwami Yesu, jambo ryawe niryaguke, niryamamare. Waratubwiye ngo tujye ku isi hose ngo tubwire abantu kugira neza. Urakoze kubikoze. Hesha umugisha abantu bawe, hesha umugisha bagukeneye, baguhanze amaso. Urakoze Mana, wongera umubare w'abakizwa, ugabanya umubare w'abarimbuka. Urakoze Mwami Yesu, kugambiriye kugira neza iri teraniro ryose. Uyu mubyeyi uri kwa muganga, uyu mubyeyi washobewe, uyu mugabo wahombye, uyu muntu uri mu kibazo, urakoze kumuteturuye ukamukura muri iki kibazo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka mbahe nomero za telefone kugira ngo tuze kubafasha. Ni 0785 98 944 na 0722 73 34 74 Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia, amen.